waba warakuriye mu itorero cyangwa ukaba uri mushya muri ryo, waba warasomye ibitabo byinshi cyangwa bike by'ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya, insanganyamatsiko yo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana irakureba. Muraho neza, ubu twinjiye mu gihembwe cya kabiri cy'umwaka wa 2026. Tugiye gutangira urugendo rw'amezi 3, amezi yo kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gukura mu mushyikirano tugirana n'Imana. Iyi nsanganyamatsiko ireba abantu bose. Hari ibintu byinshi bigira ingaruka ku mushyikirano wacu n'Imana: kwizera n'ubumenyi, kwicisha bugufi n'ubwibone, icyaha n'imbabazi, kunanirwa no kongera guhaguruka. Ariko ikibazo nyamukuru ntabwo ari ibyo byose. Ikibazo nyamukuru ni iki: ese mu buzima bwawe uri kubaka umubano nyawo n'Imana? Umushyikirano wawe n'Imana niwe ugena byose. Ugena uko ukunda, uko uhitamo, ugena uko ubaho buri munsi, ndetse ukagena n'ahazaza hawe. Niyo mpamvu iki ari cyo gihe cyo kuwubaka. Iki ni cyo gihe cyo kuwukomeza. Ntabwo ari ejo, ahubwo ni uyu munsi. Bibiliya ivuga ubuzima nk'isiganwa. Ntabwo ari isiganwa ry'akanya gato, ahubwo ni urugendo rurerure. Hari igihe dushobora gutsikira tukagwa hasi, ariko iyo ibyo bibaye ntabwo tugomba guhagarara. Iyo bibaye turabyuka maze tugakomeza urugendo. Tugomba gukomeza isiganwa nubwo twahura n'ibigeragezo n'ingorane bitabura kutugeraho. Kandi si twe twenyine turi muri uru rugendo. Hari abandi birukankana natwe. Ariko icy'ingenzi kurushaho, hari umufasha. Uwo ni Mwuka Wera. Ahora ari kumwe natwe kandi ari muri twe. Adutera imbaraga, aradukomeza, akanadufasha gukomeza guhanga amaso kuri Yesu. Kandi Yesu niwe ntangiriro n'iherezo ry'ukwizera kwacu. Ibi byigisho byanditswe na Nina Atchison. Igihe yandikaga iki cyigisho, yacyanditse asenga asaba ngo Mwuka Wera yuzure buri wese muri twe, yuzure buri wese ku giti cye, ndetse ngo yuzure itorero ryo ku isi hose, kugira ngo atume turushaho kwegera Imana kuruta ikindi gihe cyose. Icyigisho cya mbere cy'iki gihembwe kiravuga kiti gusuzuma uko turi nyakuri. Icyo kwibukwa kiboneka muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 9. Haravuga hati, uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Wasobanura ute umushyikirano ufitanye n'Imana muri iki gihe? Ese ni umushyikirano wimbitse, umushyikirano uhamye uri nta makemwa, cyangwa wasubiye inyuma ntugifite imbaraga wari ufite mbere? Ugenera Imana igihe gihagije, ugashyiramo umuhati wo kwiga ijambo ryayo ryahumetswe, kandi ukaganira nayo nk'inshuti yawe? Cyangwa se uri muri babandi Bibiliya ivuga ko ari akazuyaza, aho utari ku ruhande na rumwe mu buryo bwuzuye? Ese wigeze wibaza impamvu nubwo tuvuga ko dukunda Imana, tutabaho ubuzima burangwa n'inyota ikomeye yo kuyegera buri munsi? Ese abamarayika bareba ubuzima bwacu bibaza iki ku buryo tubaho tudaha agaciro kuramya Umukiza n'Umucunguzi wacu? Ariko hari ukuri kudahinduka. Kugirana umushyikirano n'Imana bihindura ibintu byose. Ubuzima bwawe bwo muri iki gihe, ndetse n'ahazaza hawe h'iteka ryose. Muri iki cyigisho tugiye gufata urugendo rwo kwisuzuma byimbitse. Tureba aho duhagaze uyu munsi, twumva aho twavuye, kandi tunashakisha ibisubizo byimbitse Bibiliya itanga. Kuko ukuri ni uku: ntushobora kugera aho ushaka kugera utabanje kumenya aho uri. Ariko igishimishije kurushaho ni uko Yesu ubwe ari we ufite igisubizo. Ibyo bidutera kwibaza iki kibazo: ese ubu tumeze gute? Kandi ni uwuhe muti Yesu aduha? Reka dushake igisubizo mu ngingo ya mbere. Ingingo ya mbere iravuga iti uko turi. Mbese waba warigeze kwibaza icyo Yesu yavugaga? Cyangwa se waba warigeze kwibaza ku cyo Yesu yavuga
abaye agomba kugaragaza uko ubwoko bwe muri iyi minsi y'imperuka buteye. Mu by'ukuri Yesu abisobanura neza mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 14 kugeza wa 22. Atangira avuga ko ari umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ibyo Imana yaremye. Ibyo biri mu Byahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 14. Nibyo, Yesu ni umuhamya ukiranuka kandi w'ukuri. Ntabeshya, ahubwo avuga ukuri nta guca ku ruhande. Rero mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza 17, Yesu agaragaza imibereho y'iby'umwuka y'ubwoko bwe bwo muri iki gihe. Ni ukuvuga ko ibyo avuga bitugaragariza neza uko turi, wowe ubwawe cyangwa njyewe ubwanjye. Twebwe abakristo turiho muri iyi minsi y'imperuka, Yesu atubwira ko atuzi. Ntidushyushye, ntitunakonje, turakazuyaza. Tumarana n'Imana akanya gato maze tukumva ko ibyo bihagije, ariko siko bimeze. Ahubwo mu by'ukuri turayikeneye cyane kurusha uko tubyibwira. Yesu avuga ko azaturuka kubera ububi bwacu, ariko ibyo ntabwo yari yabikora. Ubu ari kudusaba guhitamo neza. Yesu atugira inama dusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 18 n'uwa 19. Yesu ashaka kuduhera ubuntu izahabu ye, imyambaro ye yera n'umuti we wo gusiga ku maso. Ni ukuvuga ko ashaka kuduhindura abakire mu maso ye. Ashaka kutwambika ikanzu ye y'ubutungane iboneye, kandi ashaka kuduhumura amaso kugira ngo tumenye ukuri k'ukuntu kugirana nawe umushikirano urambye bizahindura ibintu byose mu buryo bwuzuye. Aduha ibyo dukeneye byose. Niwe wenyine ushobora kubikora kandi azabikora mu gihe twiteguye kubyemera. Ingingo ya 2 avuga ngo gucyahwa, kwihana no kugororerwa. Mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 19, Yesu aratubwira ati, abo nkunda bose ndabacyaha nkabaha n'ibihano. Akomeza atugira inama ati, nuko rero gira umwete wihane. Nta n'umwe muri twe ushobora kuvuga ko Yesu atatwitaho cyangwa ngo yite ku hazaza hacu. Yesu aradukunda cyane, niyo mpamvu aducyaha ngo tuve mu mibereho turimo. Yifuza kugirana natwe umushyikirano ukomeye kandi urambye. Ntabwo yishimira imyitwarire yacu yo guhora tugwa tubyuka, ahubwo Yesu aducyaha kubw'inyungu zacu bwite. Adusaba kwihana, ariko kandi ntidushobora kwihana tutabanje kumenya aho turi ngo tumenye ikitagenda neza. Iki cyatagenda neza kuri twe nacyo Yesu yarakitubwiye mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 17. Twibwira ko turi abakire, ariko mu by'ukuri turi abatindi bo kubabarirwa, kandi turi abakene n'impumyi, ndetse twambaye ubusa. Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 hatwereka icyo tugomba gukora. Yesu aragira ati, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Yesu ari gukomanga ku rugi rw'umutima wawe. Umukiza akomanga ku rugi yitonze. Ntabwo ashaka kwinjirana imbaraga ngo aguhatire kuganira nawe. Gusa igihe ni kigufi, bityo rero niba twumvise ijwi rye tugomba gukingura urugi. Arahari kugira ngo yinjire mu mibereho yacu. Imana nyir'ijuru n'isi yifuza ko twicarana tugasangira. Irifuza ko twebwe nayo twajya tuganira kandi tugasabana mu gihe dusangira ibyo kurya byiza. Imana ishaka umushyikirano wa bugufi, kandi ni umushyikirano uhoraho. Yesu aradutumira kugira ngo tugirane nawe uwo mushyikirano. Ibyo binaduha ishusho y'uburyo umunsi umwe tuzahura na Yesu imbona nkubone. Icyo gihe tuzaba turambitse ikamba ryacu ku birenge bye, tumuramya kandi tumusingiza. Kwakira Yesu mu mibereho yacu nibyo biduhesha itike yo kuzageraho. Ingingo ya 3 iravuga iti, urukundo ruhoraho. Nyuma yo kutugaragariza imiterere yacu idahwitse, Yesu atubwira ko iyo miterere dushobora kuyitsinda.
mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 21 aratubwira ati unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Aragira ati unesha, akongera ati nk'uko nanjye nanesheje. Yesu yapfiriye ibyaha byacu kugira ngo adukize. Muri make Yesu yatsinze icyaha n'igihano cyacyo. Rero asobanukiwe intambara turwana duhangana n'icyaha, kandi adusezeranira kudufasha. Abantu benshi bavugwa muri Bibiliya bemeye irarika ry'Imana ryo kugirana nayo umubano ushingiye ku isezerano. Imana yagiye igirana nabo umushyikirano mu buryo butandukanye no mu bihe bitandukanye, kandi hari byinshi tubigiraho. Dushobora gusoma ibyerekeranye n'igitekerezo cyo muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 3 kugeza uwa 4, aho dusoma ngo Uwiteka yambonekeye kera ati ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo cyatumye ngukuruza neza nkakwiyegereza. Hagakomeza hagira hati nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Aya ni amagambo meza. Nawe Imana iragushaka kandi iragutegereje, irashaka kukwiyegereza, yifuza kukubaka, irifuza kubaka cyangwa se kongera kukubaka, ikubaka umushyikirano ufitanye nayo. Igihe byaba bidakunze, ikosa rizaba ari ibyawe, ntabwo rizaba ari ibyayo. Ariko ni ngombwa kwibaza iki kibazo: ni ibihe bintu biri mu mibereho yawe muri iki gihe bibangamira umushyikirano ufitanye n'Imana? Ni ikibazo cyo kwibaza. Ingingo ya 4 iravuga iti mugume muri Yesu. Abigishwa bakurikiye Yesu bamanuka ingazi bava mu cyumba cyo hejuru bajya mu muhanda wari uri hasi. Mu gihe bagendaga bagana i Getsemane, mu ijoro ry'ingenzi cyane kuruta yandi yose yabaye mu mateka y'isi, birashoboka ko batigeze bamenya ukuntu amagambo ya nyuma Yesu yababwiriye mu cyumba cyo hejuru yari afite uburemere. Ayo magambo ari muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 1 kugeza uwa 11. Ayo magambo yavuzwe na Yesu ubwe agaragaza icyo kugirana umushyikirano wa bugufi n'Imana bisobanura. Muri iri somo hari ijambo risubirwamo inshuro 10 zose: mugume. Kuguma muri Yesu ni ukubana nawe, tukomatana nawe. Yesu yanavuze mu buryo bwumvikana ukuntu imibereho yacu ikwiriye kumera. Yesu ni umuzabibu, natwe tukaba amashami. Nk'ingaruka z'uko tuguma muri we, tukomatana nawe, imbuto zizakura ku mashami yacu. Ntidushobora kwera imbuto ubwacu. Rimwe na rimwe dushobora kugaragara nk'abari muri we, ariko mu gihe tudafite imbuto, amashami yacu azuma. Icyo gihe nyir'umuzabibu azakata amashami. Ariko nanone twese duhura n'ibibazo ndetse n'ibihe bibabaje. Nidukomeza kuguma muri we, ibyo bihe bizatuma twera imbuto nyinshi mu gihe kirekire. Kwera imbuto bigaragaza abo turi bo, bigaragaza ko turi abigishwa. Twera imbuto kugira ngo tumuheshe icyubahiro, aho kugira ngo twiheshe icyubahiro bwacu. Kuguma muri Yesu bisobanura gukomeza amategeko ye, ariyo agaragaza imico ye myiza irangwa n'urukundo ruzira kwikunda. Kuguma muri Yesu bisobanura gukora ibyo adusaba, ari nacyo gisubizo tumugaragariza. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 3 haragira hati kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Kuguma muri Yesu ni umuti ku mibereho yacu, twebwe ab'Ilawudikiya. Kuguma muri Yesu niryo banga rikomeye ryo kugira imibereho yuzuye kandi ifite ireme hano ku isi no mu gihe cy'iteka byose. Nyamara mu buryo runaka bijya byoroha cyane ko twibagirwa inama ya Yesu. Mu buryo bwihariye, Yesu abwira buri wese muri twe ati uko data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Urukundo rwa Yesu ni rwo mugozi uruta iyindi yose, rudukururira kuri we. Kandi iyo tumenye urwo rukundo mu buryo bwimbitse, dusunikirwa kurugaragariza Imana, tukanarugaragariza n'abandi bantu. Ingingo ya 5 iravuga iti kuguma mu muzabibu.
umuzabibu ninde? Ni Yesu Kristo. Yohana igice cya 15:5 Yesu ati, ni njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo niwe wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Rimwe na rimwe kuguma muri Kristo bishobora gusa naho ari kimwe mu bintu bigoye cyane kurusha ibindi. Dushobora kuba tuzi ko ari byo dukeneye, ariko imihihibikano y'ubuzima idukururira mu mugezi wayo, kandi byose bikatugora cyane. Rimwe na rimwe dushobora kuba dufitanye isano n'umuzabibu ari wo Yesu, tukaba dufitanye isano nawo ku rugero runaka, ariko mu by'ukuri ntitugume muri wo n'impagarike yacu yose. Dushobora kujya mu rusengero tugasenga kandi tugakora ibintu byose tuzi ko bikwiriye, ariko imbere mu mutima tukumva ducitse intege. Ukuri ni uku, ntacyo twakora ngo twihatire kuguma muri Yesu, nk'uko ishami ridashobora kwihatira kuguma ku muzabibu. Imana niyo yabanje kudukunda, niyo yafashe iya mbere. Buri gihe uko twakira ibyo Imana yadukoreye mbere y'ibindi byose, ni nako twitabira ibyo yabanje kudukorera. Niwitegereza uburyo umuzabibu ukomeza kubaho mu gihe cy'umuhindo, uzabyigiramo isomo ritangaje. Imyumba y'uburabyo yo ku mashami igenda ikamukamo amazi, maze igatandukana n'imikurire y'igiti kugeza igihe cy'itumba. Iyo ubutaka bushyushye, imizi inywa amazi, hanyuma amakakama, ni ukuvuga ngo amazi yo mu giti, akazamukira mu giti cy'umuzabibu akajya mu myumba y'uburabyo, maze agatuma habaho gukura. Iyo umuzabibu udafite amakakama, ntushobora gukura. Amakakama mu muzabibu ameze nka Mwuka Wera mu mibereho yacu. Dushobora kuba tumeze nk'ishami ryumye, ariko iyo duhisemo kumarana igihe n'Imana, Mwuka Wera adusukamo ibisa n'umushongi w'amakakama uturuka ku mizi, maze ukadusubiza ubuzima kugira ngo dutangire gukura. Mu buryo nk'ubwo tugomba kugira amahitamo tubyitondeye kugira ngo twifuze kuguma muri Yesu. Tugomba kandi gusaba Mwuka Wera. Mwuka Wera ari we makakama, agatemba mu mibereho yacu. Mu by'ukuri Mwuka Wera niwe utuma dukura, kandi akareba ko twera imbuto kandi ko dufitanye isano n'umuzabibu. Tugomba gusenga buri munsi dusaba Mwuka Wera uri hano ku isi hamwe natwe kugira ngo atubere umufasha wacu, aduhishurire Yesu, atwemeze icyaha, anatuyobore mu kuri kose. Dusoza, ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa n'ibi. Mbere y'uko tuvuka, Imana yaradukunze, yari idufitiye umugambi wo kutumenya n'uwo kugira ngo natwe tuyimenye. Yaje kudushaka nk'uko umwungeri mwiza abigenza, kandi araturarikira kuguma muri we buri munsi. Dukeneye guhitamo kwitabira irarika rye, maze tukamwemerera akaduhindurira imibereho yacu y'ubutindi, imibereho yacu nk'iy'Abanyalawudikiya, akayituguranira kuduha impano ze z'agahebuzo. Nk'uko amashami y'umuzabibu akura buhoro buhoro, umushyikirano dufitanye n'Imana ubasha gukura buhoro buhoro, cyangwa ukaba wakwaguka mu buryo bwihuse bitewe n'imvura nyinshi ikenewe. Nubwo twaba dukura mu buryo bwihuse dute, n'imbuto twaba twera mu mibereho yacu zikaba ari nyinshi, buri munsi dukenera amakakama cyangwa Mwuka Wera kugira ngo tumenye neza ko dukomeje komatana na Yesu. Kuguma muri Kristo bisobanura guhabwa kuri Mwuka we ku buryo buhoraho, kandi no kugira imibereho ihora yitangira umurimo wa Kristo. Umuyoboro w'itumanaho hagati y'umuntu n'Imana ye ugomba guhora ukinguye.